Petero akomeje guhangana n'ingaruka zo kuba umubyeyi imburagihe. Honorine we ararembye ariko ntakoze ubyo kujya kwa muganga. N'urunana. Ubwo nasa ko Cedric abandi bana barangije imirimo ya mu gitondo bamaze kwitunganya ngo bajye kwiga, wowe urakiyoroshe nta soni. Ahubwo uramukiye mama. Ngo iki? Ndagwemeye ko ngukangwe ngo ujye kwiga. Ariko ufite ikihe cyo Cedric? Kuva nibwo nabonye utishimye. Ntacyo mama. Ntacyo. Cedric mwarangiye ko nakwirereye. Ko nkuzi waretse kumbeye. Kubona ubarara n'ukuntu ukunda ibiryo. Ntacyo mbi. Urarwaye se? Oya. Ariko Cedric, urambeshyira nangana nawe? Ntukuri nta kibazo mfite. Umva, niba urwaye byuka ujye kwa muganga, sibyo? Niba utarwaye kandi ubyuka ujye kwiga. Umenye ko nkurwaye kubera amanota mabi wagize. Ubusura agira ngo njye kwa muganga ntarwaye. Wimisha rero ko ufite ikibazo, ndabizi neza ngira ikibazo ufite. Nyamara ntacyo. Cedric, singiye kuzinduka nshyoguranya nawe, sibyo? Niba udashaka kubimbwira irorerere, ariko singusiga muri iyi nzu. None se wakwigiye mu kazi kawe ko ndi? Byuka ujye kwiga. Ubuse koko iki? Umva ntarindi jambo ryawe nkeneye. Niba udashaka kumwira ikibazo ufite, gihamane, ariko ujye ku ishuri. Sinshaka umwana wigira nabi, uranyumva neza? Ubusho ubwo gukura seka iki? Ubako nkwaje niyo nta kindi kirakwambonera birasekeje. Pete. Nuko maze kuryerwa n'ibirakasha. Biryo habyaye ubona twararangije gucukura umusarani boss akaba ataranatwishyura. Aho ari gushakisha ifaranga humura. Azabishyura vuba rwose uriya boss ntajya yambura. We usho ndakwingiza. Niba gusaba umukozi uhere kuri nge pe, urabizi turi inshuti kandi rwose uzi n'ibibazo mfite. Mbabarira mpereho. Ese busho? Yamaye burya naho wibereye n'ukuntu rwose mvuye iwawe nkasanga hakinze. Nyumvira Sorina n'ukuri. Iwanjye se umura aya masaha wasanga umuntu koko? Ko ngina kankwanze se n'abana tuhava bugicya. Ese ubundi wanshakiraga amahoro Sori? Ni amahoro da, ni kiraka rwose. Ngo iki? Ni kiraka. Mbega inkuru nziza. Ni wabona wowe natanaze mugiye kuvugurura ya nzu yanyu? Reka si ukuvugurura inzu. Dukeneye tubumbira amatafari yo gusana ubwiherero bwacu. Kandi turashaka ko bikorwa vuba rwose. Udafite umwanya rero watubwira tukishakira undi. Nabone akazi nkako ntari gutekereza kugaba bushombe rwose Sori. Kunseka ntabwo n'umufundi sibyo wize. Menya ko nabyize nyine. None engineer nkangi rose inkuru turaka rwose ngotwo Sori. Ngaho. Utunitwa kubomba amatafari no gusana zawe se no akareka. Mpatana ibiraka nyine bikomeye. Ngakoresha abandi bafundi. Ntabyo rero byo kuza kumbwira ngo kujya kumba amatafari n'ijya kareka. Ushobora kansabiye koko. Ngaho ugenda koko. Ngo iki? Iki Pete? Urumva ko bushomba ari ku rundi rwego Sori. Ako kazi ariko nakagukorera pe. Wowe Pete? Amatafari nkayabumba kandi vuba. Kuyabumba rwose ndabizi kandi mbigira vuba. Sori. Karamba. Ukubumbira amatafari no isumubona se kandi? Nubundi umufundo zamushaka witonze. Kuko ayo matafari agomba kubanza kuma. Niba afite amafaranga rwose tugende mpite ntangira aka kanya. Nakagoye rwose. Sori uraseka iki? Nukuri da. Ariko subwo usho we na Petero muramfindi biki? Nyamara yayabumba. Nukuri da. Uyu muhungu waruremesha umunyeshuri muri kaminuza niwe mumbwira ngo ajye kubumba amatafari. Yayabumba yewe. Uhakaza umuntu wa kaminuza kubumba. Nuko yayabumba. Oya Sori nukuri nkeneye akazi kama amafaranga kuko rwose mfite ibibazo byinshi nshaka kuyakemuza. Ibyo kwiga muri za kaminuza ibyo rwose ntabwo bitanga amafaranga se. Nta mafaranga biyo. Uvuze ngo icyo nuri? None suragira ngo niki kindi kinzengereza gutya koko Kareme? Ko byuka nkadandabirana kubera isereri. None se niki cyakubwiye ko kari imyuka mibi koko? Iki cyabikubwiye? Narakubwiye ngo ntawe uyoberwa umwibye di. Urumva? Niyo mpamvu tutagomba kwicara Kareme. No gushaka ko duhangana n'ibyo batwoherera hano bitaraba nabi. Urahangana nabyo tonore? Kera hari imiti nyogokuru yakoreshaga ariko sinzi ko turi buyibone Kareme. Mana yanjye we yakoreshaga icyo nori ngo tugishake ariko rwose ugira amahoro.
nyine yafataga ubwoya bw'imfizi y'intama yapfuye akabupfura ku mahanuza yayo yayandi arereta nyine nawe urabyumva yarangiza agapfura n'ubundi bwoya bwo hagati y'amahembe yayo ubundi yarangiza akahita bitwika akazenguruka inzu yose akwizamo uwo mwotsi wabwo nyine yari afite mukeba we wahoraga amuteza iyo minyago ariko uko yabigenzaga gutyo yahitaga isubira aho yavuye. uzi n'ikindi biragarutse we biragarutse ihangane ntugire ngo nuguhakana ibyo uvuze rwose ariko ngewe rwose Honori Kareme ibyo mvuga ngiye mbifitiye gihamya baba we ni ukuri dore dutuye Nyarurembo Honori niho navukiye ndahakurira sinigeze rwose numva ko hari uvuga ko mama yamuroze. Mama ni umukristo rwose utajya asibana misa ya mu gitondo sinzi uko ibyo bintu rwose rekera rwose ndeka n'ubundi katari wowe urwaye genda mu kazi kawe. wirakara no kuronori niba utagize icyo ukora rero umenye ko ibyo anyohereza biri mu nyice kandi ni akazi kawe Kareme. ariko se ubu koko umuntu woroye intama ino ndamukura hehe koko nimubona se bwo ubu ndasanga afitemo imfizi. sohokera mu nzu Cedric hatagira no gusanga hano wambaye imyenda y'ishuri ahasi mu kigo cy'amashuri urabyumva neza. Ega no kujya kwiga byananiye maze umwanya hariya mu muhanda ncunga ko waba uhari ngo nzi. Uzakugira ute se ko ibyanjye nawe byarangiye Cedric? Oya Jackie we oya sinakubura mu buzima bwanjye ngo mbeho we oya rwose. Arewe ntiwambura ngo ubeho wabuzwa n'iki se banyesi ntibahari? Mu batuye isi bose nawe uhanye nawe Jackie uri umwe ukanikurikira mu buzima bwanjye ni ukuri urukundo rwawe ruranunze ndubuza umwuka wahagarara. Warambabaje Cedric. Ndabizi niyo mpamvu mwikubise imbere ngo mbabarire. Eregura napfukamye koko. Yego Jackie ndapfukamye ngusabye imbabazi sinzongera kugukoserereza na rimwe bibaho. Tekereza ariko aho nagukuye Cedric. Tekereza uko wasaga urebe uko usigaye usa. Nyine niyo mpamvu ngusabye imbabazi sinshaka gusubira inyuma ndashaka kugumana nawe ukomeze unkunde unyiteho nkuko wabikoraga ndarahiye ndagapfa iki gihe sinzongera. None se ko ntacyo wamburanye watekereje kujya kwa Nyesi gute koko? Ni shitani wanshutse ariko numbabaye sinzongera gutekereza undi muntu atari wowe mu buzima bwanjye pe. Imyifatire yawe yanteye impungenge Cedric. Mfite n'ubwoba ko ushobora kujya ugenda uvuga ibyanjye nawe rwose. Ni izina ry'Imana ndagatwika Bibiliya y'Imana nawe bwira nakwemera ngacibwa ijosi. Cedric. Karame Jackie. Ngiye kukubabaza. Urakoze cyane umva urakoze cyane sawa nkoye rwose pe sawa. Uretse kunkoraho se nyine sindaguha uburenganzira. Mu mbabarire nari mbitewe n'ibyishimo rwose. Ndaguha imbabazi ariko sinzegere numva cyangwa mbona ko hari undi mukobwa muri kumwe yaba akuze cyangwa se muto nkawe. Mvuze ngo iki? Kumbabariye ariko udashaka kumva cyangwa kumbona n'undi mukobwa uwo ari we wese. Ikindi yego sinzigere numva umuntu wabwiye ubucuti bwanjye nawe urabyumva? Yego kuko umunsi uzatekereza kubivuga yego uzahita usezera ku isi urabyumva neza? Ndakumva Jackie. Na telefone yawe ngiyi ngiye kuyigusubiza ariko ibyo tuvuganye ubyumva ubitsindagire muri uwo mutwe wawe urabyumva? Ijambo rizagusohokamo ngo ukundana na Jackie uzarara ubaye nyakwigendera umuti uzahita ukurangiza urabyumva neza? Ni ukuri nibanga rihambye mu nda ntawe uzarimenya. uzi ko ntaye bwo Honori uzi ko mpamagaye ntaragera aho nagiye. Sinabikubwiye ntunyumve Kareme ibimenyetso simbyiboneye n'amaso yanjye. Bigenze bite se kandi? Urumva nari sindagiye ngo ncane maze nteke mu gihe ngiye guterekaho inkono numvise nari ramfashe nenda kwitura mu muriro. Nyagasani we ubu koko Karemera nari mfakaye aka kanya koko? Narabikubwiye urapinga none ndaranyereje n'ibintura mu muriro ngo nicwe nawo Kareme. Ariko rero Honorine amanga ndatuje mana yanjye koko Karemera arabigenza gute koko? Urukuruka buri kanya biragenda bitonori.
biragenda bite se nyine uretse gupfa oya ntupfe we urumva waba unsizehe koko sheri wanjye kuko Honori mbabara nitutagira icyo dukora mu makuru bashyashya rwose mabukubwe urumva yaranyibwiriye none dore abishyize no mu bikorwa umva rero Norine njye hari icyo nkeka rwose gitandukanye n'ibyo ukeka urakeka ndewe ngize gutyo utari mabukwe koko Kareme oya nta muntu rwose nkeka ko urwaye Nori ahubwo ndakeka ko urwaye indwara isanzwe ku buryo rwose tugiye ku kigo nderabuzima bakuvura kandi ugahita ukira rekeraho Kareme kuko rwose nk'uko nabikubwiye mama nta muntu yigeze aroga pe urongeye Kareme wongeye kuvugira mama we nk'aho amagambo yambwiye nayibagiwe rega no kuhita urakara utanabanje rwose ngo unyumve waza tukajya rwose no rekera aho ngaho Kareme n'ubundi si wowe urwaye jya mu byawe undeke icyo nzi Imana yamfashije singwe mu muriro iranamfasha imbaraga ubundi njye kwikemurira ikibazo ayiwe uzi ko wari unangutse mwana wa akira aya matumwe mbega uko umaze kuba kutagotomera gotomera urebe ko urakoze gotomera mama byibura wowe uracyamfitiye impuhwe ndaziga ufitiye Petero mwana wanjye ubu ndareba ukuntu wananutse ukaba usigaye wanitse amagufa nkumva agahinda karangije gusa yewe mama nta kundi nararwishigishiye reka ndusome wibabara rwose sinabura kubabara mwana we yewe ubu ugiye kubigenza ute Pete kigize mama none se kumaze iminsi ukora ufite angahe nibura ngo ujye kureba Mutesi n'umwana ku bitaro bitazitwa ko utigeze ubareba koko Pete ubita iki nayibona ariko sinakwishora ngo mpibuke imbere ye nta kintu umushyiriye mama ndabizi ko rwose umuntu uri mu bitaro aba akeneye ibintu byinshi yego ababikeneye ariko nawe ubwawe waragukeneye Pete amafaranga se ko atagwira mwana wanjye wa mugani buri wagenda ntiyagira utwo asagura ku itike hari ko namugurira utuntu dukeya bakeneye ariko byibura nkabareba ni ukugira ukagenda ukareba uko Mutesi n'uwo mwana bameze urumva hanyuma ukagaruka nyine ugakomeza gukorera amafaranga kugira ngo ukomeze ushakishe ni ukuri urakoze cyane mama ungiriye inama nziza pe nanjye ni ukuri mba nifuza kujya kureba nyine uwo mwuzukuru wanjye ariko ruremesha uri hariya yankuramo iyo kotsa Petero nawe urabizi sinatinyuka kumusaba uruhushya rwo kujyayo oya byihorere rwose mama sinshaka ikintu rwose kiguteranya na papa byihorere pe rero reka nkubwire yego dore akira impamba urebe ukuntu uri bubigenze urumva mama ni ukuri urakoze pe nitwo mbashije kubona ntundenganye wa mwana we maze nugerayo yego ukamenya ibyo bakeneye byihutirwa uzabibagurire none se twagera gute no gupfundikanya ni ukuri urakoze uri umubyeyi mwiza kuko nzakwitura ese mwana wanjye kuki papa adafite umutima nk'uwawe koko ibyo byihorera umubaje w'imitima ntiyayiringanije mwana wanjye ariko ni ukuri ariko urakoze ahubwo se Pete ndakumva mama ko ntakubajije uwo mwana mwamwise nde yewe ugira ngo se kubera ibibazo uwo mwanya twarawubonye mama cyetse niba Mutesi yaramwise izina ariko njye rwose nta nubwo nabitekerejeho ni ngombwa umwana wawe ugomba kumwita izina ndabaza Mutesi ko atari mwise ariko nsanze atarimwita nahita mwita nkamwita nka Karuhije cyangwa Birushya niyo mazina rwose amukwira mwana reka murebwa yere ko atanyuzwe n'aya mazina y'umwuzukuru se arashaka yaye wowe urayavugaho iki naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango urunana development communication ku nkunga ya USAID binyujijwe muri gahunda y'ingobyi activity na Aurora Wihaze mukayikurikira kuri Radio Rwanda kuwa gatandatu no ku cyumweru saa 4:45 z'umugoroba. Ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube kwigeraho no kwandika ijambo urunana official maze ugatanga n'ibitekerezo. Uramutse kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho, wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo urunana. Dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho ubutaha.